mugabo wanjye mugabo nkunda ngarukira sinagusenze disi nagusanze nisanga kuva mu bwangavu no mu bukumi bwanjye nonaho mbere y'ingeri y'urugo rwawe ndandagara nkandurwa n'abagenzi nitsamura nkikirizwa n'abahetsi nahindukira ngo mfate mu mugongo nkaganga ubwo n'ubwigunge naragiwe n'ubugenge bwawe sindagira usange dusabane mwayikera utarasuka kera nyikeri rudasumbwa kisimbagiza abasizi bakansingiza akugani naragukunze reka kwiheza mu rwawe ushikurwe n'amahanga reka kurarikira iby'isi bituma udashyigikira umugo washinga garura umutima mu rwawe mugenzi dore inka zirakamwa n'ibigega birahunitse imico yabuze kibeyura inka ngaza rukabukira inzara inkari n'imwe n'intimba y'umutima ugukunda erega iwacu n'ahantu sinangishijwe na ruzagayura sinahunze amahoro y'akarande n'inkangu y'ukuboza siyo yanteruye sindi kinege sindi kinego sindi impunzi sindi imfubyi sindi igicibwa sindi n'incike naje murujwe n'urugamba urugamba rw'urukundo rwo kumva kurwacu sindagira usange dusabane mwayikera utarasuka kiranye kiri rudasumbwa kisimbagiza abasizi bakansingiza Alright, nuko nguko bimeze abanyamuziki bari hano hanze bagezweho muri muzika dukunze kuvuga ngo bagafashe ndakeka Fabien ni sure deal ku kintu kijyanye na gitari kwa kundi muri iki gihe dusigaye dukora umuziki tukazanamo aga flavor ka kara hanyuze mujye muza murebe Fabien ubundi abafashe mu kubongeramo ko ka flavor ka kinyarwanda muri izo ndirimbo.